wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo kuri stade yaho n'ubundi yo murenge wa Bumbogo kuri wa 29 Mutarama 2025 niho hari hakomereje imikino y'umurenge Kagame Cup. Mu masaha y'isa 8 nibwo iyi mikino yatangirijwe kuri stade ya Bumbogo, itangira kino umurenge wa Kacyiru mu badamu utsinda ibitego 2 umurenge wa Bumbogo mu badamu. Twaganirije kapiteni ndetse na coach bo mu ikipe y'umurenge wa Kacyiru mu badamu, umva ibyo badutangarije kuri kamera na mikoro za NTV Rwanda. Ubu tumaze kwitabira imyaka 3, uyu mwaka ni wa 3 twara umwanya wa 3. Uko umukino wagenze twakinnye n'ikipe ya Bumbogo ihagarariye umurenge wa Bumbogo y'abadamu mu murenge Kagame Cup. Ikipe ntago yari yoroshye namwe mwabibonye, ariko kubera imyiteguro myiza tuba dufite niyo mpamvu mubonye dutahanye intsinzi kandi ishimishije. Twatsinze ibitego 2-0. Ubwo rero impamvu ubona twayirushaga cyane, ndashimira ubuyobozi bwa Kacyiru bidahwema kutuba hafi mu myitozo, bakaduha imyitozo ihagije. Dufite abatoza beza bafite amalisansi, ni ukuvuga ngo ibyo wabonye hano dukina nibyo tuba twize mu myitozo. Icyo nababwira abadamu bagenzi banjye, aka ni akazi tuba turiho. Icyambere bituma hari amafaranga twinjiza mu ngo zacu, kuko ntago wakwirirwa hano ngo utahiraho. Hari abantu turi burushe umushahara uno munsi, kandi ikindi urabona ko taye zacu ziba zumutse. Ni ukuvuga ngo nashishikariza ababyeyi igihe cyose guha uburenganzira abana b'abakobwa bagakina football, babibakundishe. Ikindi kandi bitinyuke, ubu natwe twaritinyutse kuko dushoboye, kandi nibagasuzugure iri rushanwa, bazumve n'izina ry'iri rushanwa, bazarushaho kuryubaha no kurikunda. Hanyuma ninde twaganiraga? Uwineza Nadia. Tuguhaye ikaze. Hanyuma turagira ngo tubwire ni inshuro ya kangahe mwitabira uyu mukino w'umurenge wa Kagame Cup? Inshuro ya 7. Tumaze guhagarara akarere ka Gasabo mu ma ekipe yose mu mirenge igize akarere ka Gasabo ko ari 15. Umurenge wa Kacyiru umaze guhagararira akarere ka Gasabo, niwo uzaserukira akarere ka Gasabo mu murenge Kagame Cup. Mu badamu umurenge wa Kacyiru niwo uzaserukira akarere ka Gasabo. Ahangano twakinaga finale. Mwe muri gukina finale. Bambu mukuyemo Bumbogo. Dukuyemo Bumbogo kuko era ama ekipe 3 yose arahura, iya mbere niyo agomba guhagararira akarere direct. Dusigaje kujya kurushanwa kuri umujyi wa Kigali. Izahagarara Kicukiro na Nyarugenge. Hanyuma nkawe utoza abakobwa benshi tuganira hirya no hino, abadamu bavuga ko gukina football atari ibintu byoroshye, ngo bituma havamo imfune nyinshi, abandi ngo bituma taye zabo zitakara. Nkawe nka coach none ubatoza, ukaba umaze n'imyaka myinshi ubatoza, kuko niba maje kwitabira ibyiciro 7 by'umurenge Kagame Cup, bivuze ko maze igihe kirekire. Turagira ngo utubwire we niye tekinike ukoresha kugira ngo abakobwa bakumvike n'abo badamu bakomeze bakunda iruhande bakomeze gukina. Nta rindi banga, kuko ibintu by'abadamu football feminine nyimazemo igihe. Ndi mu bantu bayitangije nyuma y'intambara, ndi mu bantu bashinze ekipe y'umurenge wa Remera, nimba muyizi yigeze gukina shampiyona y'ikiciro cya mbere. Mu ibanga dukoresha nta rindi, ni ugukundisha abakobwa umukino w'umupira w'amaguru, kuko nta kintu badashoboye. Kandi hari ijambo umukuru w'igihugu yabahaye ngo tinyuka nawe urashoboye. Nta kintu abasaza babo bakora batakora. Nimba mwabonye umupira twakinaga ahangaha, ndambwira abantu ngo na ekipe z'abahungu twakina, kandi muje nawe dukorera imyitozo. Inshuro nyinshi dukora match mikale na ekipe z'abahungu. Tinyuka rero umukobwa urashoboye. N'abangaba dutsinze ntago bari babi cyane, ariko nabo nibatinyuke, nabo mu byaro batinyuke, barashoboye abakobwa. Tugaruke noneho ku mukino w'uyu munsi, nirihe banga we wakoreshe na ekipe yawe ya Kacyiru y'abadamu kugira ngo kubasha gutana intsinzi y'ibitego 2 kuri ikipe ya Bumbogo y'abadamu? Nta rindi banga. Urumva ndi umutoza ufite Kagame Cup muri iki gihugu. Kagame Cup ebyiri mu rwego rw'abakobwa nayitwaye muri Gasabo 2016, 2018 nyitwara ndi Nyamasheke umurenge wa Gihombo. Kacyiru tumaze kugera demi finale inshuro 3 sikurikiranya.
ariko uno mwaka turi gushaka gukomanga kuri finale. Ibanga nta rindi, ekipe ifashwe neza, ubuyobozi bw'umurenge n'abaturage baturi inyuma. Ikintu cyose abakinnyi bakeneye, mpamya yuko hari ekipe za Premier Division muri shampiyona y'u Rwanda batabaye nk'uko Kacyiru ibayeho. Nta rindi banga rero, ekipe ikora imyitozo kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, tukagera muri lokale igihe. Ikindi ni ugushyira hamwe gusa nta kindi. Cyambere ku mirire, umukinnyi ni ukurya ibiryo bitera ingufu, imbuto, agafata ibintu bifite isukari. Kandi ikindi ku badamu, nimba ikintu cyerekeranye n'amabudomino ku badamu ntabwo ari meza. Numva rero nama nabagira, naho ku by'imirire umuntu ukora siporo ku mudamu byose yabirya, ariko cyane cyane imbuto n'ibintu bifite isukari nyinshi. Kubera abadamu batakaza amazi menshi iyo bari gukora siporo, batandukanye natwe abagabo. Coach ninde twaganira? Uraganira na Fils, coach wa Kacyiru. Ikipe y'abadamu ya Bumbogo yari imaze gutsindwa ibitego 2, maze kapiteni na coach badutangariza ibi bikurikira. Dutsinze ibitego 2 kubusa, ntabwo ari ibitego byinshi, ariko wari umukino utoroshye. Yenda ari ikintu cyaje kuduteramo imbogamizi nko mu ekipe yacu. Abakinnyi bari kubanzamo 11, twaje kugira ikibazo cy'uko ibyangombwa bamwe 5 ku liste basohoye yaje gusohoka, haza kuburamo abakinnyi 5 babaje kubura ku mafoto ku liste n'undi yoherejwe mu karere. Ubwo rero biba ngombwa ko abantu badakina kuko urumva ko ibyangombwa byabo bitari byuzuye. Twakinnye turi 11, ariko elema zari kubanzamo 5. Abakinnyi b'ingenzi ntago bari barimo liste bari bazanye. Natwe twatunguwe no kubona amafoto atariho. Sinzi niba wenda amafoto barohereje urutonde amafoto y'abo bantu ataraboneka, bakaba barohereje ibyangombwa gusa, cyangwa se akaba hari ikindi kibazo cyabayemo muri systeme. Ngombwa bisabwa kugira ngo uze gukinira umurenge cyangwa ube mu ikipe y'umurenge w'abadamu nibi? Ibyangombwa twebwe tuzi tubwirwa ni irangamuntu. Irangamuntu, utanga irangamuntu yawe na nimero zayo nyine zikasohokaho. Ubwo aba ari amazina, imbere hariho nimero z'irangamuntu, ku ruhande hariho ifoto yawe nyirizina kuri icyo cyangombwa ku liste isohoka. Ariko iyo baguhamagaye utawehereza irangamuntu umusifuzi, hanyuma akareba ifoto koko iri aho ku irangamuntu nimba ihura niyo bafite ku liste. Muraganira na nireberaho Penina, akaba ari nayo kapiteni w'ikipe ya Bumbogo. Umukino wagenze neza, nubwo tutashoboye kuwutsinda, abakinnyi bagerageje uko bashoboye, bakina neza, ariko hakabaho na circumstances zimwe na zimwe zishobora kuba umukino tutawutsinze. Zimwe muri zo niyo match ya mbere bari bakinnye, buriya butahazabaho kwikosora. Icya kabiri, bagize ikibazo cyo gukina n'abakinnyi barimo bakeya bafite amalisanse. Tushaka no gukurikirana kugira ngo turebe amalisanse yabo muri Ferwafa tuyazane, tube twabatera forfait. Kandi nanone baracyafite amahirwe ko bafite undi mukino bazakina na Nduba, bagomba kwikarifiya kugira ngo bazagere n'ubundi kuri finale bakine n'ino kipe bakinnye nayo, kuko ari amakipe 3 gusa ari mu karere ka Gasabo, bizaba byoroshye. Bikana kuko ariyo match ya mbere bari bakinnye, hari abaje bibagiwe amarangamuntu, kandi kuri no mukino ntiwakina nta rangamuntu, wakaba uri ku rutonde ariko nta rangamuntu. Icyo rero cyabaye imbogamizi, abakinnyi bacu bagera kuri 5 ntibashobora gukina, ariko ubutaha ndizera neza ko bari ku rutonde kandi bakaba ari no kuri fedo match. Ubutaha ntabwo bazongera kwibagirwa amarangamuntu, iryo kosa ntabwo rizongera kubaho. Hanyuma coach, noneho nkaho utoza abakobwa cyangwa abadamu, benshi bakunda kuvuga ko ari imbogamizi kuba umukobwa ajya gukina football, abavuga ko batakaza taye, ubundi bikababangamira, ubundi bakavuga ngo bisabiye ngo ingufu, ubundi bakavuga ngo birabavuna cyane. Nize nama we wagira abandi badamu cyangwa abandi bakobwa batari bitabira imikino nk'iyi ya football? Abakinnyi banje rero mbashyiramo umuco wo gukunda siporo, kuko siporo ubwayo ituma umubiri wawe umera neza. Ntabwo umuntu azakora siporo gusa kubera ko yandikiwe na muganga, ntabwo bazakubuza isukari cyangwa inyama cyangwa ibindi byose bibujijwe, kubera ko uzaba ukora siporo umubiri wawe uhagaze neza. Kandi ikindi ni impano tugomba kuzamura z'abagore kugira ngo tuzamure siporo y'igitsina gore mu Rwanda.
barasaba iki noneho by'umwihariko ubuyobozi bwanyu bw'umurenge wa Bumbogo kugira ngo ubashe kugira niba ari sapoti nk'ibyo byangombwa byabuze nk'abakobwa babuze amarangamuntu, niyo sapoti bisabira ubuyobozi cyangwa se abayobozi b'imikino muri rusange hano mu Rwanda? Imbogamizi dukunda guhura nabyo, icya mbere ni ibikoresho bihagije. Nta bikoresho bihagije tuba dufite, imipira myinshi ihagije, imyambaro, amajezi, amashazibure, inkweto, n'uburyo buri finansiyeri, kubera ko uburyo bwo kugera hano naho ku kibuga ko abantu baba baturuka mu misozi itandukanye izengurutse Gasabo n'abari hanze ya Gasabo, biragorana kugera no kubategera amatike kugira gute mu myitozo ndetse no kuri match babigoranye. Hari n'abahageze bakerewe basanga match irangiye. Umurenge wa Bumbogo by'umwihariko mu cyiciro cy'abadamu maje kwitabira umurenge Kagame Cup inshuro zingahe? Mu badamu mu gihe gito y'amazina cyangwa kinini ntabwo wigeze witabira, ni ubwa mbere witabiriye. Twabishyizemo imbaraga kuko nashinze academy hano bita Inyambo Football Academy, noneho nshishikariza abari n'abategarugori rero kwitabira kuko hatagize n'igihinduka mu kwezi kwa 9 cyangwa kwa 10 nzabandikisha mu cyiciro cya kabiri kugira ngo bigaragaze bagere mu ruhando mpuzamahanga nabo. Urakoze cyane. Ninde twaganiraga coach? Nitwa coach Mwizerwa François, nkaba ntoza hano mu academy bita Inyambo Football Academy. Ndi Mr Muhanzi NTV Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mujyi wa Kigali mu marushanwa y'umurenge Kagame Cup mu cyiciro cy'abadamu.